guse imvururu zabaye gutya baganga basubiranamo no wari warayizamu basubiranamo gutese mbese hari bari bamushinze umukurikirana yego none bakakunda bamubaza ibihaha ubwo umuganga agomba kubyuka agakurikirana iki umurwayi yego arangije aragenda ngo yajya kwirarira mu basirikare aho ngaho yego umuntu abura umuntu umukurikirana haratomboka yego burukuno nanjye nagenze noneho aravirirana amaraso menshi asanga ari mu makosa yego barangije ubwo nibwo habaye imvururu uwo muganga nyine ajya mu nzu nyine baramuhisha hakaba hari undi mushuti wa wundi utaramukurikiranye niwe waje amutera urushinge wa wundi umugabo yakubwiye ko yagombaga kumugira umugore amutera urushinge ninjoro aribwo yaje gupfa none se kuki umugabo wawe yakubwiye ati uriya umurebe niwe nagombaga kurongora noneho baba we ni wamoje kuki ubimbwiye boshye icyo gitekerezo nagifite haza umuntu w'umusirikare ari umusore araza arambwira ngo ariko se ngure n'umugabo wawe ni gore se ko agucitse kumbi afite icyo ashaka ntazi ngo bari bageze ngo nabahanuze ngo barahanura ngo umugabo wawe ngo ndabona ngo apfuye kurumva nanjye narabyemeye yego nuko birangije ubwo yakomeza akaza akahisiritsimba ariko umugabo akabibona akahita ubona ko afite umugabo wawe akabibona akavuga ati ukabona biramubangamiye kuwo mugabo hasi arambwira ati rimwe arambwira ati turabizi tuzi ikintu kimbabaje nuko utakizi ati mbabajwe ko iriya nzu bagiye kuyikurya ubwo nyine nkaceceka nkavuga ngo ubwo hasanga ari byo gufuha ibintu nk'ibyo sinabitekerezaga naje kuvuga ati umurwayi wawe uwo wita umuhanuzi yavuze ko umugabo wagiye gupfa yumva yarabyumvaga yarabyumvaga gutya areba aryamye yumva areba abyihorera bugacya akongera akagaruka muri iryo joro akongera akazenguruka aho ngaho ushanga ndabona umugabo wawe rwose bagiye gupfa umugabo yumva harimo n'ubugoma ahubwo bijya mu gushyingura barambwira ngo ninjye kuzana attestation de décès c'est ça yego ngo njye kukizana nuko ubwo noneho mu bwo kubishakisha wa muntu abarambonye arampiga mwaguhanuriye ndetse nabikubwiye arampiga arambwira ngo ariko ngo nyereka ngo tuzagende mu rugo ngo marebe bwa mbere ndamucika ndanamwihisha ndigendera bwa kabiri ndongera nsubirayo kugira ngo ndebe ko kiboneka ku nshuro ya nyuma arafatisha ubwo maze kumfatisha nyine manisha yego ubwo nyine yarankurikiye ubwo turagenda ubwo twa dutuye Kimironko hari iruhande rw'umurenge yego araza ahita bana aho ngaho yagakonje iyo kuza kukureba nakuvaje kukureba amafaranga yego ubwo namaze ndahagurisha akaba hari umuntu yari inshuti ye wari waratuye aho ngaho ariko uwo muntu yari demobe yaramuzi ko ari umusirikare yego baramenyana aramubwira ati yewe muri demobe nawe arahatuye bakavugana amabanga yose ibiki n'ibiki akamubwira uburyo ashaka kugira ngo ayo mafaranga igihe azayafate ayo nagurishije nuko arangije mu gihe bayampaye sasa arandarira avuga ngo ari bunyice iryo joro uvi inkuru yanjye uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Herbal bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka
abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nzi ahantu bari, ni muri African Healing Herbal. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, ni ukuvuga kurogwa. African Healing Herbal bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze byumwe ko muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Abari mu buzima bwiza mukomeze mushima Imana, ariko n'abari mu butari bwiza mutishimiye mujye mushima Imana. Nta gahora gahanze. Nkubwiza ukuri ko ikibazo kigiraho kigakemuka with time, hamwe n'igihe nta kidakemuka, sibyo? Ntabwo waremewe kuruha, ntabwo waremewe kurira, ntabwo waremewe kubaho nabi. Ni ukuri pe. Niyo mpamvu Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tububyaze umusaruro, twikure mu kibazo runaka. Turi ku isi y'uburushyi, turi ku isi y'ibibazo, turi ku isi yanduye, turi no mu Rwanda navuga by'umwihariko rwagiye rutubuza amahirwe rimwe na rimwe. Ndavuga amahirwe bitewe n'ibyo twaciyemo, amateka yacu. Icyo gihe ni amahirwe twavukijwe nk'Abanyarwanda, ariko uyu munsi ufite amahirwe yuko ufite umutekano, nta muntu ukwiruka hejuru. Uyu munsi ufite amahirwe yo kubaho. Mbere birashoboka ko hari icyo twitaga ngo guca amashuwe, abantu bakicana bakica abandi. Uyu munsi biragoye kubyumva. Uyu munsi ubeho, wongera ubeho, uvuga uti no, hari cya gihe. Uyu munsi ni ukubaho, ubeho ubereho n'abandi, birakunda. Impamvu ntangiye gutya ni uko Francine Camille afite amateka nk'ayo ngayo yamushegeshe yani iwacu mu Rwanda. N'undi nkawe uri kutwumva ari uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, nkubwire ni komera, wongere ukomeze umutsi, ubeho utajengetse. Kandi Camille, uraho neza? Ni amahoro? Amahoro. Uri mwiza cyane. Ntabwo wabisubiza? Yes. Yego. Hari ubwo bigoye ko umuntu akubwira gutyo ukumva ntabwo wikuruye. Ko icyo utabikore Camille. Ndi kubyumva. Uri kubyumva? Yego, tubirekere gutyo. Ni byiza ko tubwira abantu ibyo tubona bikanagutera courage. Ntiwiyange, ntumve ko byacitse, sibyo Camille? Ukomere. N'undi uri kutwumva uri kureba mushiki wacu aha ngaha, umukomeze umubeho. Afite inkuru y'ubuzima yaciyemo, twifuje ko tuganira. Camille, byagenze gute? Okay. Ubwo uranatubwiriramo utakuza kumenya. Okay. Amazina yanjye nitwa Camille Francine. Navutse 1983. Yego. Mbukira ahitwa mu karere ka Huye. Ubu kera yari Nyamagabe ariko barayihinduye bayishyira mu karere ka Huye. Ako gace kanyu? Mu karere ka Huye aho bita umurenge wa Kigoma. Yego. Komeza. Umurenge wa Kigoma. Ubwo
ariko ubwo babona kwa kundi bahindura ubundi yari umurenge bahitaga Kinyamakara. Yego. Ariko bahinduye bahashyize akarere ka Huye. Njya mumva muri Kinyamakara. Bahashyira akarere ka Huye, ariko ubu nyine ni ubwo murenge ni Kigoma. Yego. Ahubwo hahoze ari Kinyamakara ariko bashyize Kigoma. Yego. Okay. Ubwo ndahavukira iwacu twari abana 7 nige wari bucura. Iwacu babishe muri jenoside barapfa, muri abo twari 7 ariko hasigara abana, dusigaye turi 4. Yego. Muri abo 4 rero nyine abo ngabo mbese barubatse. Yego. Ubwo ndimo ndagenda nihuta mvunagura. Yego. Ubwo kaje ubwo abandi baje gupfa barapfa nyine bararangira. Iwacu barasenya, ariko noneho njye uburyo nahavuye hari umumama nagiye kurwaza mbese muri famiye, ngiye kumurwaza bari baramuroze yarihinnye intoki. Nuko ubwo ngubwo rero mbere ya jenoside jenoside itaraba. Ubwo hashize igihe gito cyane jenoside ibirabaye. Ubwo ndabyibuka nari ndahantu mu cyumba ndyamye, ngiye kumva numva muri salo mbese aho narindi barahagaze, mbese baravuga ati Habyarimana yapfuye. Noneho ubwo baraza barambyutsa, barambwira ati wamenye ibyabaye ni biki? Ati Habyarimana yapfuye. Ubwo njya nyine ubwo tujya muri salo, ubwo aho hantu bahita mu Rugunga, hano mu Kiyovu, ani Kigali nyine. Yego. Ubwo ngubwo noneho birangije, ubwo baratangira baratwika, baratangira barica. Barangije ubwo noneho aho narindi barambwira ngo njye gukubura haruguru ku muhanda. Barandi Kiyovu kiri ruguru. Yego. Hari ahantu muri sikariya wazamukaga ukagera hejuru. Ndagenda mfata imyenda kubura, ngiye kubona mbona abantu baraje, baravuga ngo nimuze mujye mu nama. Ndavuga se mu nama se? Mu nama abantu barimo barapfa, abantu bajye mu nama. Ubwo bafata mbona hari urubyiruko, abasaza, abakecuru, abasore, ngiye kubona mbona barabatwaye. Ubwo nge ntabwo nahise kuremo. Yego. Ntabwo nahise njya ntabwo nabyemeye kubakurikira. Narabyanze, mpita manuka nyine umwayo, mpita nkujugunya aho ngaho. Ndangije ndirukanka. Yego. Ndirukanka. Maze kwirukanka, ubwo mu kanya amasasu barabarashe. Abantu barapfuye. Ubwo ndangije ubwo naragiye mpita ndagenda ndihisha. Ubwo ngubwo abari aho ngaho nta kibazo genda ubwo ntago bahigwaga. Ubwo birangiye bibaho ngaho abantu barapfa, mu Biryogo abantu barapfa, hehe hose mu Kizungu, mu Kiyovu haraba mu kibuyo cya Kizungu ni buhazi. Baba barapfuye, harimo abazungu nabo bari bavuze ngo reka bigendere bagende. Nuko amafaranga bamwe barasahura aho ngaho mu Kiyovu, barikorera mu ntuza mbese ngo mu isanduku bagendaga bikoreye. Nuko ibintu nyine biradogera biba nabi. Birangiye hashize igihe bimeze nabi rwose. Ubwo umupapa waho ngaho aravuga ati rero ibintu birakomeye, none ubu twebwe tugiye guhunga. Uwo noneho yari uwo aho ngaho yari uwo mu Nyamagabe. Yego. Afata abana be, arangije abashyira mu modoka kugira ngo abahungishe nyine nta bantu bahari. Arangije namubwira ati se gewe twajyanye. Ngoya ngoye sigara, ushobora kujya kuri Nyabarongo bakakuvanamo bakakwica. Ndavuga tubwo nta kibazo, ubwo Imana izandindira hondi. Baragenda sigara muri icyo gipangu genyine. Yego. Birangije ubwo ngubwo bivuze ngo abantu mwari muri kumwe bo ntibahigwaga. Ntago bahigwaga. Ubwo birangiye
ubwo baragenda baransiga. Hakaba hari umugabo w'ahantu bitaga muri Nyaruguru, yari umushuti wo mupapa, yari yaramuhisha ahantu ahigaga abanyeshuri baturaga muri lise, ariho bigaga, mbese ahantu yaramuhisha, ariko ni mu gipangu ariko ntaho inzu bihuriye, inzu ari ruguru. Aramuhisha, ubwo nawe yahise, ubwo bari babiri, undi yaje gusohoka baramwica, hasigara uwo mupapa. Ariko ko ari umusore yari atararungura nuko yari akuze gusa. Noneho mu gihe none ubu urumva hari katushe zakubitaga, wajyaga kumva baba wicaye, ukajya kumva kiraje kiragukubise, kumva kiragutabye hasi. Noneho sinzi numva mu mutima wanjye, numva mu mutima wanjye nko umutima ushobora kwicuruka ku umutima ukakugira ikintu, nta mutima nama mbese. Yego. Ndamubwira ati rero, ati aho hantu uko ureba interahamwe ziri kuzazihahiga, wamanuka uze ube muri iyi nzu nini. Umusore ubwo yaramanutse, arinjira araza, maze kuza ajya mu nzu, ubwo mushyira mu cyumba kimwe, nanjye nabaga mu kindi. Ubwo turi bangahe? Babiri. Ubwo twari batatu. Hari n'undi bari barahishe, hari undi wahabaga bene wabo w'uwo nguwo, yari umusore angana n'uyu nguyu. Ubwo ariko we yagiraga akigendera, nuko akizira nimugoroba. Nuko birangije, ubwo kubera ibyo kurya n'igihe wabashaga kugenda tukajya gufata pate jaune ibintu bitaga mu gishanga, ni buhazi, urahazi mu Kanogo. Yego. Warenze hano igikondo hano mu Ntuza. Yego. Ari ahantu hari baradepye ibintu byo kurya pate jaune. Ndavuga no kugira ngo inzara izatwicira aha ngaha, kubera genda umwana, ndagenda tugende mu kivunge, ngende nanjye nkurikira abandi tujye gufata ibyo kurya. Yego. Ubwo naragiye masanga harimo n'interahamwe nyinshi. Noneho interahamwe irambwira ati yewe sha, ati sigarira, yari yafashe pate jaune yashyize mu ngorofani nyinshi, ati mfatira zino pate jaune ndakuzanira iyawe. Nazisigayeho. Arangije amaze kugenda arazizana, anzanira pate jaune, ati ngaho ikorera ugende. Ndagenda. Ngeze hahandi hano muri cercle, hano cercle sportif, hano urabona igikondo, hano hejuru hari amashyamba, hari umuhanda usa n'ujya mu Kano, hariya urahazi, hariya abakinira umupira wa basket. Ubwo ndangije ubwo n'abasirikare nyine bo kwa Habyarimana bari bafite imbunda, barambwira ngo turapate jaune aho ngaho. Narababwira ati mba mbabwire, ipate jaune yamvunnye, ntago ndi buyibahe, nimushaka munyice. Urumwana imyaka 10. Niko nababwiye, nimushaka munyice, uko nabonaga ntacyo nsigaje, nkabona nijye uri aho ngaho ndi kutambagira. Ndavuga ati wapi, ntago bishoboka, nta ndi nayo mbahaye. Ndagije mbacamo ndigendera, nimushaka munanyice. Mbacamo ntacyo bantwaye. Wa undi nawe wari wafashe pate jaune interahamwe yaje inyuma yanjye asonitse ingorofani. Arangije arambwira ati oya, arangije amubwira ngo kuko ibyo bambwiraga yarabyumvaga ari inyuma yanjye, aje amubwira ngo zaniye pate jaune. Mbese yiha kuba gukora nk'ibyo ukoze. Kuba nefiya. Yego. Arangije icyo bakoze base bamwica. Bamaze kumwica ya pate jaune barayitwara. Ndakomeza. Ngeze hahandi nyine narindi. Ndabwira wa mugabo ati rero, ntabwo ndi gusubireyo. Ntabwo ndi gusubire kujya gufata pate jaune, kuko bari bagiye kunyica. Ubwo nyine inzara izatwica. Ko ndangije, ubwo nta kundi turya ya indi pate jaune. Noneho rimwe nkajya njya gusoroma dodo, nkajya gusoroma dodo, nkajya kubona barimo barandasa. Isasu rimwe rigacaha, irindi rigacaha, mbese ariko ntihagire irimfata. Ubwo icyo gihe barimo barasa, ndangije ndibuka hari akazu k'ibyondo, nkajyamo mpita nihishamo, ndabunda. Ndangije ubwo ngubwo nyine bimaze gucururuka, ndasohoka rero ndataha. Ubwo muri icyo gihe nibwo bazaga bagafata abantu, bakabajyana ahantu mu cyobo, bagahita babashyiramo nyine bakabiciramo nabi. Bigeze igihe baza gukora ikintu bita kubarura. Baravuga ngo baje kubarura, ngo bamenye amazina, ngo ibintu nk'ibyo. Ukabandikagaho ubwoko bwawe, ukandika igihe wavukiye, ukandikira naho iwanyu. Kumbi bari baracukuye icyobo aho ngaho ngo bazashyiramo abantu, ngo babajugunyemo. Nuko
birangiye rero ubwo barakomeje nyine baragenda sinzandi bagiye kohohera baragenda bukeye bwaho ndabyibuka ubwo nagiye kota izuba hanze wa mugabo ari handi mu cyumba arangije igitero kiba kiraje kira cyo kwa Habyarimana nyine barabasirikare bambaraga ibintu bimeze nk'ibisorori mu mutwe yego baranza ngo ngiye kubona numva barasisa bambwira ngo zana ngo ikarita y'ishuri ntabwo atari ko uko muzi ikarita y'ishuri muri primaire barayitanga yego bazitanga muri secondaire niko je nababwiye kuko nibyo narinzi kandi niko byari bimeze nyine none baravuga ngo haguruka tugende tujya kukubohoza numva umutima urambwira ati jya hahandi wa muntu ataza gusohoka agiye kwihagarika bakaba baramufashe barangije barambwira ngo kwanza hano harimo inyenzi harimo ibyitso by'inyenzi ndabwira ati nta birimo ubwo jewe kwa kundi bambwiraga ngo haguruka ngo tugende tukujyane ntabwo je nagiyeyo naranze mpita ninjira mu nzu mu gihe nkinjiye mu nzu dukubitana na wa mugabo asohotse dukubitana muri koridoro ndamubwira ati jewe baranjyanye subirayo ubwo yaragiye nanjye se nongeye gusubira hanze naragiye mu cyumba ndikingirana nawe ahita ajya mu cyumba arikingirana barangije baraza bajya ku idirishya barambwira ngo urashobora gusohoka ndaceceka ubwo aho nari nubitse inda ndi guhinda umushyitsi ndikuvuga ngo mana ngo nundinde ukansimbutsa uyu munsi nzagukorera niko navugaga nuko birangije ndasohoka ndavuga wa mugani kugira ngo bafate kuko barambwiraga ngo turarasa ibirahure kandi nituramuka turashe urapfa nabi ndavuga ati reka nsohoke banyicire hanze ndangije ndasohoka maze gusohoka ubwo barambwira ngo nagura umututsi ndavuga ngo nzi ko abantu bose ari abanyarwanda ntabyo nzi by'umututsi n'abantu bose n'abanyarwanda babwira gutyo se niko nababwiye ndabyuka n'idirishya nari mpagazeho by'umweru yego ndavuga nta bose n'abanyarwanda ngiye ntago ndi umututsi ni abantu bose n'abanyarwanda kandi nanjye ndi umunyarwanda uvuga utyo niko nababwiye je nabwizaga ukuri kose nanjye sinzi cyankoreragamo barangije bahita bafata umwe afata umutwe asekuza ku ntuza ndamwitegereza ngo yimbere tugende okay navuga ati tugende turagenda turamanuka tugeze epfo wenda kugera handi hasi nyine mu rugunga hasi inkotanyi ziba zirarashe zabaga hano igikondo bari bararaye bahari baracukuyemo indaki yego bahageze bahatatse batabizi yego barangije bararasa barashe hapamo kirongozi wabo wa undi wabayoboraga yego nkuko arangije baratatana baravuga ngo okay ngasubira kuryama ariko byanga bikunze turagaruka kugutwara isawa ndazamuka ndangije mpita ngenda ndagenda ndicara mu ntebe urumva umutima nyine waradihaga ndavuga ati nari mpfuye nuko birangije ubwo turaryama buracya hakaba hari undi muntu wari utuye inyuma ubwo wari umumama wari ufite abakobwa babiri ubwo hari umwe twanganaga nyine mu rugero ubwo nyine naragiye ndabaza nawe ati muze tubanemo hangaha namwe batazaza bakabatwara kaza kubica ubwo turaza turabana bukeye baza ubwo sinzi ukuntu twagiye tujya hanze hari interamwe bitaga Mukombozi tuye mu rugunga irazwi birazwi interamwe twa Mukombozi niba yarapfuye niba bamujyanye icyo gihe inkotanyi zaraje baratubwira ngo tujye igikondo baravuga ngo ntimusige mugize inzu mukingure nagira umuntu ujyana ikintu musige afunguye batujyana igikondo izo ntera hamwe nazo zose zirazamuka bigezeho barabashuka ngo buri muntu wese ngo mujye muvuga ngo abakoraga akazi nyine ngo turashaka kubashyira mu gisirikare yego nuko ubwo bamujyanye muri icyo gihe bagira urumva umwe yavugaga undi akavuga ngo nawe se ntubizi ko wakoraga ibi yego nuko twisha abantu twagize gutya yego noneho rero birangije ubwo none iyo ntera hamwe yitwaga Mukombozi ndavuga ngo mbese yaraje iratwirukaho
njyewe mpita nirukanka wa mukobwa sinzi ahantu nawe yahise ajya kwitsimba. Ubwo ngubwo yaje kohereza ariko umusirikare wari umusoremo ukuntu araza asanga nicaye mu ntebe. Arambwira ngo barakuntumye. Bitamaguruka. Ndavuga ngo ninde ukuntumye? Ngo nera mwitwa Mukombozi. Yego. Mundangije ndamubwira ati rero yene umubwire ngo ntabwo aje. Ni kandi nureba nabi iyo mbona ndayikwakanye kurashisha. Ari wowe bivuga. Ngene wabimubwiye Imana yo hejuru. Niko namubwiye jewe. Nanjye navuze ngo sinzi ikintu cyankoreshaga ntago mbizi. Nuko byabaga bimeze jewe. Yego. Arangije ngo ariko ngo nyamara ngo waje tukagenda neza kuko naza barakwicira hanga bakwice nabi. Ni ntago nje. Yaragiye ariko ntiyagaruka. Tangije hari abasiramu babaga inyuma nk'ugutyo simbukaga igipangu bari baturutse Tanzania harimo abakobwa benshi. Narasimbukaga nyine nsimbuka nyine njyayo mbabwira nyine ukuntu ibintu bimaze kumbaho. Ubwo ndangije mbona nyine wa mpuza ntiyabwo yagarutse. Bagafata abana b'abakobwa bakajya kubabohoza. Rimwe mbona none basigaye bafata abana bakiri batoya. Yego. Ubwo ndangije mbwira abo bana ati rero hari imipira n'amapantaro yabyo bitaga Maradona. Ujye byumva? Birashoboka. Byari byaraje nyine bari by'abakinnyi sinzi. Yego. Ababwira ati rero ababifite mu byambare. Abandi murebe ibintu mwambara tuze kuko nta wari ufite amabere. Baravuga ngo abana abakobwa. Tugashinga ikipe tugakina umupira aho ngaho ahagana ku rubaraza tugakina umupira. Mwigize abahungu. Yego. Ibyo tubona Imana icinzira nuko ko Imana yigisha umuntu ubwenge igukoresha yacaga inzira igaca mbese ikaguha ubwenge ikakuyobora nawe nuko nabivuga. Yego. Nuko birangije kuba birarangiye none ubwo abantu baravuga ati rero hazaga icyo gihe aho hantu umugabo yakoraga muri yari directeur wa Telecom hano Nyamirambo mu Biryogo. C'est ça. Yego. Hano mu Biryogo we yaragendaga akagenda nyine akavuga ati shati ibintu muri gukora akabatuka abo bantu bakoraga ibyo bintu akavuga ati mwanyana zimbwe ibintu muri gukora bizabagaruka. Nuko ubwo ngubwo rero birangiye ubwo tubaho gutyo noneho haza abantu ngo baraje ngo bagiye muri Zaire ngo niho bagiye guhungira. Ndabyibuka hari umugabo n'umugore yarambwiye ngo ninza tujye muri Zaire ahetse bari bafite abana n'inkurikirana n'umwe amuhetse undi amuteruye arambwira ati waje tukajya muri Zaire. Ndabwira ati reka mbabwire igihe ntaho nzajya nzapfira aha niba ari ugupfa nzapfa kandi nubundi aho Imana yandindira muri Zaire nubundi naho yahandindira. Nimwigendere ntaho njya. Baragiye bakimara kurenga irembo cya kintu cyaraje kirabataba. Undi umwana amugwa hejuru. Barapfa. Ubwo naho nigeze njya. Birangije rero ubwo ngubwo bibaho ngaho biba nabi abantu barapfa. Hari najyaga kubona nkabona nk'umuntu araje akambwira ati mwana wa mpereza amazi bamaze kumutemagura ati mpereza amazi namara kumuha amazi nkamusukaho akikomereza amazi aho yabaga yagiye. Nuko birangiye rero ubwo ngubwo bibaho ngaho noneho ku nshuro ya nyuma inkotanyi zibazira oya bigeze kurwana barwanira hariya imburabuturo. Baravuga ngo nimujye mu nzu ngo amadirishya mu yakinge inzugi muzikinge. Birangije ubwo bamaze ubwo bararwana nyine hari imburabuturo. Nuko barangije baravuga ngo bagiye kureba ngo imirambo hariya ngo imburabuturo bagiye nyine basanga nyine abantu bapfuye nyine n'imbunda nazo bazifite. Nuko noneho intera hamwe zigafata umuntu yapfuye bagafata amabuye bakongera bagatera kandi umuntu yapfuye bagatera mu menyo bagatera ku muntu wapfuye se. Yego. Nyine bakavuga ngo iyi ni guhorahoza bakongera bagatera amabuye. Nuko birangije bagakubita mu kanwa ke. Bagafata amabuye bagahita bafata nyine amabuye yapfuye bagahita bakubita mu menyo yapfuye.
bamwe bari batangiye bahiye mbese hano imburabutura. Birangije ubwo bibaho ngaho, ubwo ku nshuro ya nyuma nyine inkotanyi ziba ziraje. Zije babazanira hamwe zose ziraza zirundanya ahantu bita mu Rugunga, ziraza n'imbunda. Ndibuka nambwe ati icyo gihe ubwo navuze ati aba bantu bashaka no kugira ngo bagahita bafata n'abandi bari aho ngaho bagahita babica. Genda narababwiye ati rero shaka ibintu mwakoze mwarabibonye, none rero namwe mugiye kwiturwa ibindi. Narabivuze ariko nk'ibyo bikuraga he? Nanjye ntago mbizi, ntago nzi, nakuvuga ngo sinzi ikintu cyabinkoreshaga nuko giye nababwiraga. Yenda bavuga ati umuntu menya afite ikibazo mu mutwe yenda. Yego. Nuko birangije ubwo baratubwira ati rero inkotanyi, bakavuga ngo zifite imirizo, ngo zifite amatwi, ibintu nk'ibyo. Barangije baraza inkotanyi zimaze kuza, bazatubwira ati rero mugende Igikondo, tujyanye hano hejuru Igikondo, duhungirayo turataha. Birarangira turataha. Ubwo nyine babandi bari baragiye baraza barahunguka, basanga mu nzu nta kintu na kimwe cyavuyemo, ibintu byose birimo. Nuko babwira uko nyine ukuntu byagenze, uko urugamba rwagenze. Bagusize aho ngaho bazi ko bazakwica cyane. Barangije baraza, na n'ubu abantu baracyahari, barahari. Nuko baragushimiye se kuba barindiye ibyabo baragutaye? Banshimiye iki saho? Nta na kimwe banshimiye, ahubwo harya bari bene wanyu byo mu muryango nyine. Yego. Byo mu muryango biriya ni iby'abatisimu. Batisimu ntubyumva kera. Batisimu kera ari komeye. Yari komeye cyane. Yari komeye rwose, ikintu nabaga mva. Marene yabaga ari umuntu ukomeye. Yego. Nuko birangije ubwo turabanye, ariko nkabona noneho bimeze nabi. Nuko ubwo birangije, ubwo njya subira mu ishuri, ariko atari bo bashyizemo. Subira ku ishuri kwiga. Bahunga mu Rugunga. Ubwo mu Rugunga naje kubite uburyo nyine sinzi bitari bimeze neza. Nza kubona umumama, uwo mumama arambwira ati yari inshuti. Tutaragiye aho ngaho, si kuki wabwiye ntiwigeze baza abo kwa marene wawe ngo baze uti kuki mwasize mwabonaga ko batanyica, kuki barokoye amagara yabo wowe bakagusiga? Ntago mbizi kuko njye nabwiye ngo banjyane, nabasabye ngo banjyane tujyane. Barangije barambwira ati bakwica kuri Nyabarongo, ntabwo twakujyana, we bakuvanamo bakakwica. Yego. Ntabwo wasaga nabo se? Okay. Nuko jya bambwiye. Nuko bakubwiye. Okay. Yego. Nuko birangije rero ubwo haba hari umumama mbese wari inshuti z'iwacu, arambwira ati ntabwo wabaho utari ku ishuri, subira ku ishuri. Ndiga, ariko muri icyo gihe cyo kwiga yari afite abana b'imfubyi yareraga. Arangije arambwira ati ashyira mu kigo cy'imfubyi bitaga Fondation Tumurere, niba ujya uhumva. Yego. Ujya yumva? Ndumva narayumvaga. Fondation no n'ubu iracyahari. Yego. Bayita Fondation Tumurere. Yego. Ubwo njya kuba muri Oroferina, nkajya niga primaire mba muri Oroferina, igihe kiragera primaire ndatsinda, njya kwiga. Nuko muri segonderi ndagenda ndiga, ndagije kwiga ubwo nyine naje gushaka umugabo. Yego. Ugeze mu kangahe segonderi? Nageze mu wa kane. Mu wa kane segonderi. Uravuga utekana ishakire. Shaka umugabo. Ubwo maze nyine ubwo ndamushaka nyine nkiri umunyeshuri, ngo nkiga nyine ndi umugore. Yego. Ni byiza ko utavuye mu ishuri. Oya, ntago naje kurangiza. Yego. Ntago naje kurangiza, nabuze imyaka 2. Yeah. Bitewe n'ibintu nagiye bingonga buri ukuntu bigenza. Nuko birangije ubwo nza gushaka nyine umugabo. Ubwo umugabo nabwo kugira ngo mubone, ara hano nigaga
nigaga Kabuga high school ariko hari ahantu nabanje kwiga aho bita apekome yego hari yazakira mu ruze ni ubuhazi ubwo ngubwo ndahava njya kwiga ahantu bita muri high school ubwo kugira ngo nyine umugabo uburyo twahuye ubwo nari ndi ku ishuri turi gukora tronkome yego none turi gukora tronkome hari ukuntu amazi yaburaga mu kigo amazi amaze kubura mu kigo tujya kuvoma ahantu amazi yabaga ari hanze y'ikigo nyine yego byabagoye cyane njya gutira injerekane umuturage ngiye kumutira injerekane ubwo ngubwo hari igihungu cy'ikirara kiravuga ngo ayo mazi wayahawe nande narangije anyambura injerekane maze kunyambura injerekane arankubita ubwo kubera polisi yabaga itwegereye ishuri aho Kabuga ujye umva hari icyo kigo ntago kizi ndumva nyumva bitaga Kabuga high school ubwo mpita kumurega kuri polisi kumurega kuri polisi ubwo barambwira ati rero umugabo genda winjire mu nzu umugabo uri bubone umwopeje ni ubwira ikibazo cyawe twebwe ntacyo twagufashamo ndagenda ndabimubwira maze kubimubwira ubwo ngubwo nyine arambwira ati okay ati injerekane yo tuzayiguha iyo umuntu wayitiye nta kibazo ndangije arambwira ati ejo tuzaguha umuntu ajye gushaka umupolisi aje gushaka uwo muntu waguhohoteye ubwo mu gitondo nsubiyeyo dusanga wa muntu yagiye yaratorotse nyine arigendera ubwo birangije ubwo bibaho ngaho arambwira ati se ufite telefone ndayifite ati fata namba zanjye bazimuhereje ndangije nisubira ku ishuri yego aza kwisubira ku ishuri bibaho umwaka uraza nuko ubwo ngiye kumva numva arampamagaye ati ngwino unsanga ahantu za Kimironko Nyabisindu yego ati yarari muri konje mbese yari kuvuga ati ndimo ndakubakira ahantu zabo yego yariko nkumva ntabwo bikurura nkavuga ati wasanga by'abagabo ibintu nk'ibyo mbese ntacyo mwapangaga mwerukana icyo gihe nta n'uwigeze nteretana bijyanye n'ibyo guteretana oya cyabaye gutyo nyine arambwira ati unsanga aha ngaha ndi kubaka ahantu nzagushyira nta bindi bintu nahise ntega moto yihuse mpita ngenda ubwo yarari muri konji kubera abo bantu barimo bubaka ndavuga ati rero ati niwe mugore nzarongora ariko nkumva ko nabyo ntabwo nabishyikiraga numvaga ko ari bya Kigali nyine yego nta kigeze kuvugisha nta na kimwe ariko nyine akabyatura ati uyu ni umugore nzarongora cyane yego ubwo bibaho ngaho arangije ati rero subira ku ishuri tuzajya tuvugana kubera agiye nigaga mbamo ubwo birangije ku nshuro ya nyuma nyine turaganira ndangati rero ndumva twazabana nyine nuko ariko tubanza kubana tutanasezeranye yego nuko ubwo wabyemeye gute nk'umuntu nyine mwe mugihura mutateretanye utaguterese ubwo numvise wowe ari we muntu nuko birangije nyine ntabwo nsubije aho hantu wabyemeye gute nyine byaciye mu zenzera kugira ngo wemere kubana nawe ubera umugore ubwo hari ukuntu buriya ushobora kwicarana n'umuntu burya ushobora kwicarana n'umuntu byonyine ibyo amaze kuvuga hari ibintu umuntu ashobora kuvuga ugasanga ni iby'uburumbo yego ugasanga ari mbese ku buryo mugenda muganira ugasanga harimo ibizima nyine yego nuko birangije rero ubwo nyine nawe ugati okay nta kibazo ubwo ngubwo turabana ndi ku ishuri turabana nkajya mva ku ishuri nyine nkatahiwe ubwo twese twarazindukaga nyine arambwira ati rero ati hariya high school ntabwo mpakwemereye kujya kuhiga ahubwo anshyira ahantu bita kuri ADB Nyarutarama hariya byo kwiga electricity nuko ubwo ngubwo njya kuri ADB Nyarutarama ubwo hashize twabanye umwaka rega wonyine mba umwaka ibiri gutyo arangije umugabo mu gihe namvuye ku ishuri barambwira ngo umugabo wararwaye ngo ari Kibagabaga kumbi
yari yararwaye bari impyiko yari yararwaye impyiko ntabimenya kumva ngo arababara ariko yakavuga ngo wasanga ari kuba aba yiriwe yicaye muri biro ngo wasanga ngo ari kwirwa yicaye nuko birangije rero aza ubwo baramuvura ariko bataramenya ko arwaye iki impyiko yego bamuha imiti arataha baroroherwa hamaze igihe gito nanone arongera araremba arasubirayo arangije rero bamuha transfer ijya hano i Kanombe ajya kwivura bamushyira mu kigo cya Kanombe hariya cy'igisirikare ubwo kwiga mba ndaparitse ntabwo nashoboraga kujya kwiga kandi mfite umurwayi yego ubwo ndangije ndagenda nyine mubaho ndamurwaza ubwo muri uko kumurwaza nari mfite inda ari nkuru yego y'umwana nyine nuko ubwo rero birangije ubwo bajya mu gihe cyo kuvuga ngo reka byanze bavuga ngo tugiye kumubaga bagiye kuvuga ngo bamubage baje nyine kumubaga baza kumubaga nka 8 gutyo barangiye bya bihaha hari ukuntu babicomekaga bakabivoma yego igihe afite n'amazi mu bihaha c'est ça yego nuko birangije ubwo araremba nyine araremba hamwe atashoboraga kuvuga nta na kimwe mbese hakoraga amarenga gusa yego ubwo mubaho ndamurwaza nanjye ubwo ntibereho ntambaraga nafite nari ntwite umwana nuko birangije bibaye aho ngaho aza kumbwira ati jya gushaka mituweli ndamubwira nti kuki uri kumbwira ngo njye gushaka mituweli ntabwo wazashyira muri rama sinzi impamvu uri kumbwira ngo ninjye gushaka mituweli kandi musanzwe mukoresha rama rama yataranshyiramo yego kuko mwari mutarasezerana twari tutarasezerana yego oya twabanje kubana tutarasezerana twari twarasezeranye ahubwo yego nuko birangije anambwira ati nyamara nujya kubyara uzaseba wenda yarazi ko azapfa ntago mbizi umuntu abyumvamo ubwo ndangije turaharira ubwo ndagenda mshaka mituweli ubwo ndangije hari umukobwa mbese wazaga twabanaga mu cyumba aho nari murwaje yawazaga tukarara narwaje mu musaza ariko musaza yararwaye igituntu akavuga ati yanyanduza igituntu asaba ko tuzajya turarana nuko bigeze ndamubwira noneho genda agiye gushaka mituweli uze kumumpera amata ubwo naraje ariko mpagira bwije nanjye naniwe ndamubaza se wanyweye imiti arambwira ngo nayinyweye arangije ari ibyamira ariko nsubiye inyuma hari ukuntu baje kumurangaraho hahandi bamubaze bavoma ibihaha hari abaganga harimo abararizamu nijoro uwarayizamu yaramurangaranye kumbi ajya kwiryamanira n'abantu mu kigo aramurangarana ubwo bambwira ati umuntu umukurikiranye ari he ntiyari mu kigo ariko sinzi ahantu ari ngiye njya kubyuka njya gushaka abaza kumukurikirana mu kigo nuko ku buryo byaje kugira ibintu birebire barangije wa wundi nyine bajya wa muganga biza gukomera nyine babaza kumanywa bagira gutya baza nyine bamukingirana nyine ntiyongera no gusohoka hanze kuko byari bikomeye kuko yaramurangaranye ntabwo yamukurikiranye hari ndaturika hari ndamaraso aragira hari umuntu uri ibyo bintu yego ariko muri iryo joro haza ubwo yari umuganga abaganga b'izamu nibo bamurangaranye abizamu nibo bamurangaranye yego ubwo haza umuganga nijoro ndabyibuka nari ndyamye aramubwira ngo fata ukuboko kwawe ngo kurambure gutya nshaka guteramo serumu niba urushinge simbizi arangije arakuza aragira abona atiyemo urushinge araryama nko mu saa 9 gutyo ndavuga ni reka njye kureba ko ukuntu ameze mbyutse asanga umuntu yumye kera bamuteye urushinge nijoro yararangiye ariko akabara umuntu yanyerekaga hari undi wamukurikiranaga ariko ari inshuti ya wa undi wamurayeho ku manywa arambwira ati uriya yari inshuti yanjye nari ndi kuzamurambagiza ngo zamurongore niyo waje kumutera urwo rushinge gishwe n'uwari iyo wamuteye urushinge nyine
mu masangahe yari umuteye nijoro mu masaa 9 Urumwica. yari yumye yarangije ntiyigeze asamba yahita uko yakagiye yiryamiye mu mashusho. Uwo yarambagizaga yari umuganga Kanombe. akamugusimbuza yari umuganga. Bivuze ngo niwe wishe umugabo wawe rero. Ntabwo mbizi, ibyo ntabwo mbizi pe, ntabwo nigeze mbikurikirana. Gusa imvururu zabaye gutya baganga basubiranamo n'uwo wari warayizamu. Basubiranamo gutese mbese hari uwo bari bamushinze umukurikirana. Yego. none bakakunda bamubaza ibihaha. Ubwo umuganga agomba kubyuka agakurikirana iki umurwayi. Yego. Arangije aragenda ngo yajya kwirarira mu basirikare aho ngaho. Yego. Umuntu abura umuntu umukurikirana haratomboka. Yego. Buri kuntu nanjye nabigenza haragira nyine sinzi ikintu bari bashyize muri bari kiriya bacomekamo. Yego. Bivamo noneho aravirirana amaraso menshi. Wari kumwe nawe? Icyo gihe wari uri kumwe nawe? Kandi ariko byose nkabyuka nkajya kubwira abaganga Kanombe, nkabyuka nkajya nkasanga abantu bose baryamye basinziriye. Avuga ati umuntu amaraso arimo aramushiramo. Nuko nibwo mu gitondo babigize nyine barabinogosiya basanga ko umuganga ari mu makosa. Basanga ari mu makosa. Yego. Barangije ubwo nibwo habaye imvururu. Uwo muganga nyine ajya mu nzu nyine baramuhisha. Bavuga ubwo ntabwo ari uwo ntabwo ari wa mukobwa ariko noneho uwa undi ku manywa ubwo icyo gihe nyine ari mu nzu bamukingiranye yanze gusohoka nyine. Ubwo sinzi bwo byabo basigayemo nyine nk'inama. Yego. Noneho hakaba hari undi mushuti wa wundi utaramukurikiranye niwe waje amutera urushinge. Wa wundi umugabo wawe yakubwiye ko yagombaga kumugira umugore. Amutera urushinge nijoro aribwo yaje gupfa. None se kuki umugabo wawe yakubwiye ati uriya umurebe niwe nagombaga kurongora? Oya yabinyeretse ibyo yabimbwiye ataramuterwa urushinge. Yambwiye ati uyu muntu nawe uri kunkurikirana byagenze gutya. Nyiri kuki yabikubwiye? Ntabwo mbizi. Yumvaga ko ashobora kumuhemukira? Simbizi nta kuri nanjye rero nari umuntu nabyitayeho umuntu umwana simbizi. Wari ukiri umwana. Noneho baba we. Ni wamoje kuki ubimbwiye? Woshye kuki icyo gitekerezo nagifite. Nyuma utekereje ntumvaga ko ari cyo ashaka kubwira? Simbizi. Ati witonde. Gusa turiya yari inshuti yanjye. Ndashaka ko nza umurongo ariko niki cyatumye batandukana? Ntabwo yabigeze babana. Nyine niki cyatumye batandukana ntamugira umugore akagira umugore wowe? Yabimbwiye gutyo. Ntabwo nigeze njya muri procedure ndende njya kumubaza ngo cyane ko yanarembye ngo gute na gute. Yararembye kandi nanjye numva nta buzima mfite. Utwite uri umwana. None se icyo gihe wabonaga uwo mugore uwo mukobwa akureba gute kwa muganga urwaje umugabo wawe wahoze ari fiancé? Ukuntu bambwiraga abaganga bakaza bakambwira ngo bakamubwira ngo se ngo umugore wawe ngo ntago ari kukwitaho ngo nagakwitayeho rwose ngo nagakwitayeho ngo arasuzugura. Wowe se? Yego. Niko bamubwiraga. Kavuga ati nyine akabihorera. Vuga ati nimumwihorere. Nibyo se ntabwo witaga ku mugabo wawe? Yani ndiko ko kandi namwitaga kandi igihe twabaga turi kumwe. Yego. Nuko birangije rero ubwo bigenda gutyo. Umugabo yari umusirikare? Yari umupolisi. Yari umupolisi. Yego. Yakurikiranaga biriya by'amatelefone yabaga yibwe ajya kuri MTN. Yego. Yari umwopeje. Yari umwopeje. Akugura umva yavuye mu gisirikare? Oya ntabwo yigeze akiva. We yari umupolisi? Yari umupolisi. N'ubundi yapfuye akora. Yego. Ikomereze. Ubwo birangije ubwo bibaho ngaho ubwo reka maze nkubaze. Nose umaze kumenya ko uwo wahoze ari umukunzi w'umugabo wawe ari uri kumuvana namuteye n'urushinge agahita yuma, ntabwo wabikurikiranye ngo umubaze uti? Ntabwo ibyo nigeze mbikurikirana pe. Ntabwo nigeze mbikurikirana nta n'uwo nigeze mvuga ngo ndabiha umwanya ngo ndabitekereza. Nako ngo kubikurikirana kwa kundi ukurikirana ikintu. Oya. Byarangiye gutyo? Byarangiye gutyo. Uyu munsi ni iyo uhuye n'uwo mugangakazi twahurira hehe se? Ntabwo murongeye guhura kuva icyo gihe? Reka. Nta nubwo uzi uwo ari we? Nese ko ari mu kigo hari i Kanombe. Nta nubwo uzi uwo ari we? Reka. Ni ibya kera wasanga atakine hakora. Uzi ko ari muri bibiri
muri 2008 gutyo 2009 yego hashize ngo atari kera yego no 2026 ikomereza ubwo birangije ubwo bibaye aho ngaho noneho nsubiye nanone inyuma hari ukuntu hari abasirikare babaga baharwariye simbizi haza umuntu w'umusirikare ari umusore araza arambwira ngo ariko se nguriya umugabo wawe ni gore se ko agucitse kumbi afite icyo ashaka ntazi ngo bari bageze ngo nabahanuzi ngo barahanura ngo umugabo wawe ngo ndabona ngo apfuye kurumva nanjye narabyemeye yego nuko birangije ubwo yakomezaga haza akahisiritsimba ariko umugabo akabibona akahita ubona ko afite umugabo wawe akabibona akavuga ati ukabona biramubangamiye kuwo mugabo hasi arambwira ati rimwe arambwira ati turabizi tuzi ikintu kimbabaje nuko utakizi ati mbabajwe ko iriya nzu bagiye kuyikurya ubwo nyine nkaceceka nkavuga ngo ubwo wasanga ari byo gufuha ibintu nk'ibyo sinabitekerezaga naje kuvuga ati umurwayi wawe uwo wita umuhanuzi yavuze ko umugabo wagiye gupfa yumva oya yego yabimbwiraga yagiye yampamagaraga nk'uko nguko twicaye aryamye ariko arembye nyine akambwira ati ndavuga uwo muhanuzi akubwira icyo kintu ngo uko mbona umugabo wagiye gupfa umugabo yarabyumvaga yarabyumvaga gutya areba aryamye yumva areba yego nyine nkamwihorera aragenda ubwo bazaga hari nk'ikipe bakaza ngo barimo barareba abarwayi ngo ibintu byo kubasengera ngo barimo baranahanura hari abasirikare nuko birangije ubwo abyihorera bugacya akongera akagaruka muri iryo joro akongera akazenguruka aho ngaho ushaka ndabona umugabo wawe rwose bagiye gupfa umugabo yumva harimo n'ubugome ahubwo harimo n'ubugome bizi ko ari umuntu w'umunyamahoro w'umutesi wibereye aho umugabo nta yari nyine ubwo yarababaraga nuko birangije ubwo muri icyo gihe nyine yaje nyine gupfa icyo gihe nkubwira ngo baje bamutera urushinge yaje gupfa amaze gupfa ubwo baraza baransohora abaganga barangije baramwambika barangije bamujyana bya bindi babihinda muri moruge nuko birangije ubwo ngubwo rero ubwo nyine bijya mu gushyingura barambwira ngo ninjye kuzana kiriya gipapuro attestation de décès c'est ça yego ngo njye kukizana ubwo ngubwo ngiye nabwo bambwira ngo ndashakisha ndabibura nuko ubwo noneho mubwo kubishakisha wa muntu abarambonye arampiga mwaguhanuriye ndetse nabikubwiye arampiga arambwira ngo ariko ngo nyereka ngo tuzagende mu rugo ngo marebe bwa mbere ndamucika ndanamwihisha ndigendera bwa kabiri ndongera nsubirayo kugira ngo ndebe ko kiboneka ku nshuro ya nyuma arafatisha ubwo maze kumfatisha nyine manisha yego amaze kumfatisha ubwo nyine yarankurikiye ubwo turagenda ubwo twa dutuye Kimironko hari iruhande rw'umurenge yego turagiye ubwo arangije ati aragenda ati niho mu rugo niho mu rugo aragenda ubwo arangije majya kubona nkabona araje aje he mu rugo nuko ubwo ngubwo akongera akagenda iyo aba yego yabaga igako mu gisirikare mu kigo mu kigo cy'igako nuko bibaho ngaho ubwo birangije ubwo ndangije ndaza gutekereza aha hantu wahagurisha
nkagura ahandi ariko nari mfite ubwo numva nari mfite ideni nagombaga kwishyura umugabo yarafashe ideni biriya byo yarafashe inguzanyo muri polisi ngomba kwishyura amafaranga y'abandi Kacyiru arambwira ati suri umugore w'isezerano wagombaga kuyishyura yego nuko ubwo ngubwo rero ubwo mpagurisha ngira ngo shakishe n'uburyo ngomba kubaho none urumva ni warontunze harapfuye ugomba gushaka icyo gukora kandi urumva ubuzima bwo hanze ntabwo nari nzi pe no kuvuga ngo nashakisha ubuzima bwo hanze birumvikana ntabwo nari mbizi nuko birangije ubwo ndahagurishije maze kuhagurisha amafaranga barayama ndagenda abo twari tumaze kugura ndavuga ati amafaranga nago ndi buyafate mu ntoki tugende muyanyishyurire kuri muyashyire kuri konti yego bashyira kuri konti hano ya Kimironko nuko ubwo ngubwo birangije rero ubwo bibaho mu gihe nyine ndi ndashakisha ahantu ho kugura mbese noneho ubwo hakaba hari umugabo yari umucamanza nyine yari inshuti y'iwacu arambwira ati ufashe amafaranga ukaza ukagura anyereka ahantu bita Gitarama yego Gitarama aho bita n'ahantu bita Imuhanga urahazi yego ubwo ngubwo amafaranga naragiye ndayafata ubwo ndangije njya gushakisha aho ngaho Imuhanga noneho mu gihe ngiye gushakisha Imuhanga ubwo amafaranga nyine baje kuyama yose nyine ndagenda ngiye kugura wa wundi nawe wari kugira ngo abifashemo ambwiraga ko azamfashamo akanyereka ahantu ngura arangije usanga n'abakomisiyoneri yari yabwiye byapfuye ngo ari mu kazi kenshi mbese ntiyashobora kugira ngo angeze kuri aho hantu nuko ubwo birangije amafaranga ndongera ubwo amafaranga narongeye nyasubizayo nta kibazo kuba yabaga yibereye muri bya envelope yego nuko nkishyira mu kibaga gutyo nkijugunyira hejuru nkarenzaho maranje y'umwana yego nuko buracya ndongera nsubirayo aho hantu nza kuhagura maze kuhagura ubwo ngubwo kumbi mpagura hari umuhungu twaguze hari iwabo ariko aba iwabo ariko ise icyo gihe niba twarahaguze ise atabizi niba papa we simbizi gusa icyo nzi papa yaraje arambwira ngo niwe waguze aho ngaho arambwira ngo nawe damu waguze aho ngaho nawe ntuzahaba ambwira gutyo kuko narahaguze koko magura ngo hari ibirozi biteye ubwoba najyaga kuryama nkasanga ndyamye hanze nkasanga ndyamye hanze ubwo ngubwo kumbe ariko wa wundi yarankurikiranye nanone wa wundi wamusiri ko yaramaze kumva ko ko yaramaze kumenya ko nagurishije kamenya ko naguze ahandi hantu bigezeho ubwo ngubwo bano n'abayobozi barambwira ati ataho hantu rwose haba ibidayimoni bibi tumenya uko bimeze ntabwo twari gutuma uhagura yego nuko ngomba kuhaba nabwo ndafata amafaranga ndahakoresha ndongera ndakoresha bundi bushyashya ahantu haba heza cyane birangije kumbe wa undi nawe arimo arangira amajanja yego wa muhanuzi akaza ubwo ngubwo birangije bimera nabi ahantu mbona umwana agiye kuzampfiraho uwo mwana nari mfite narabyaye yego uwo polisi wamunsigiye nyine uwo nyakwigendera ubwo umwana ujya kubona umwana nkabona neza yampfiriyeho neza ngenda avuga ati aha hantu rero reka mpagurishe ndabona ntahapfira ubwo naje kuhagurisha maze kuhagurisha wa wundi yaraje araza urabona kurarira ikintu ukararira ikintu araza abana aho ngaho ukimara kugurisha abana aho ngaho none hakaba hari undi muntu ese mwavuganaga kuri telefone ku buryo byose abimenya mwavuganaga kuri telefone ariko byose nubwo urebye hari ibyo ntamweruriraga yego mbese mwe mwarabaye inshuti gusa urumva umuntu nawe yatakurangije
yarakwinjiriye abanza kugira inshuti. Yego. nuko yakwerekaga urukundo se? yanyerekaga nyine ko ankunze. Yego. Nawe wumva ko ubonye undi mugabo? Nawe sinkamenye ko ari isega ndi kumwe nayo. Yego. Nuko birangije bibaho ngaho, ubwo kubera kuvuga ati umwana wanjye ntagiye kuzapfira aha hantu, ngomba kugira ngomba kuhagurisha nkashakisha ahandi yenda nazagura. Yego. Araza ahita abana aho ngaho. Yagakonje iyo kuza kukureba. Nakuvaje kukureba amafaranga. Yego. Araza abana aho ngaho arahaba, maze kugira ubwo namaze ndahagurisha, maze kuhagurisha bo noneho hakaba hari umuntu yari inshuti ye wari waratuye aho ngaho, ariko uwo muntu yari demobe, yaramuzi ko ari umusirikare. Yego. Baramenyana. Aravuga ati yewe muri demobe nawe arahatuye, bakavugana amabanga yose ibiki n'ibiki, akamubwira uburyo ashaka kugira ngo ayo mafaranga igihe azayafate ayo nagurishije. Nuko arangije mu gihe bayampaye sasa, arandarira avuga ngo ari bunyice iryo joro, ndi bubone amafaranga nyine nyafite. Yego. Aravuga ngo ari bunyice. Nuko birangije, ariko ndabimenya, wa wundi yaciye inyuma arabimbwira ati nushaka, wa wundi ngo ni mushuti we. Yego. Aravuga ati nushaka ureba ahantu ujya uyu munsi barakwica, amafaranga arayakwaka. Nuko ariko nkavuga ati yenda wasanga ari ibintu, ntiwasanga ari ukumutera urubwa cyangwa se ari kubona abona wenda abantu mbese simbizi bikundaniye. Yego. Nuko sinabigira ibintu birebire, ntibabiha agaciro. ubwo amafaranga si ubwo barayampaye, iyo sinigeze nyajyana ku ntuza kuba ngo ndajya kuyabitsa. Yego. Narayafashe ubwo ngubwo nshyira munsi y'amatera. Munsi y'amatera. Nuko ubwo urumva nawe yaryamaga aho ngaho uwo musirikare. Mwe mwarakundanye ku buryo se aza nko kuba umugabo wawe? Cyane. Yego. Kumbe arangije amafaranga sinzi hane nazirukiye, niba nagiye ku isoko. Nagiye ku isoko inje sanga ntawe uhari, ariko naje ndanirukira kureba ya envelope y'amafaranga. Yego. Sanga amafaranga yagiye kera. N'umugabo yagiye? N'umugabo yagiye. Amafaranga yayajyanye. Yego. ubwo mitasa n'umuntu uguye muri koma, ndavuga se ndabigenza gute? Kandi niwibuka ko umugabo yabikubwiye? Rero ivyo ko yabimbwiye nyine. Ndavuga ubu ndabigenza gute? Birancanga, noneho mpinduka umusazi neza umusazi. Birancanga. Ndavuga ati nyagasani we ndabigenza gute? Umva sinari kuvuga ngo ndajya mu matongo, reka birancanga pe. Ariko sinzi ukuntu Imana igigenza. Nuko neza ndagenda ngira toroma neza ku buryo twashaka guhuruka avuga uti umuntu afite ikibazo mu mutwe. Yego. Afite ikibazo mu I know. Umuntu aragenda arabura. Aragenda neza arabura. Noneho nyuma yaho sinzi umuntu waje kumbwira ati se ntuzi wa muntu ati afite umugore. Yego. Ati afite umugore. Noneho ubwo hari telefone yanjye nakoreshaga. Telefone nayo ni ntuza yatwaye, ariko yatwaye simukadi yawe. Yego. Nakoreshaga. Noneho ayitwaye aragenda ayiha umugore we. Telefone najyaga nyihamagara igacamo. Yego. Noneho ndahamagara. Numva n'umugore aranyitabye. Tese nyiriyo telefone arahari. Ati nahore nige mudamu wiwe. Okay, ndamubeshya nambwa none se giye ko ndi muri amukazi wawe twazahurira hehe? Mwaza kubasura. Niko nage namubwiye. Twahurira he nze kubasura. Yego. Umugore nyine arabyemera ko ndi muri amukazi we. Nyine mbwira ko mvukana n'umugabo wiwe. Nuko birangije arabyemera duhurira ku Giporoso. Tumaze guhura ku Giporoso, ubwo ngubwo kumbe umugabo sinzi ikintu none yibye. Niba ngo ari telefone ngo yagiye kwiba baramufata baramufunga. Sinzi ikintu yakoze. Yari indiscipline. Bamufungira
iyo za Kimironko. yego Kumbe umugore nawe yari biramugemuriraga. yego Umugore arambwira ati rero ubwo umugore nta kindi twahise nahise dufatana yego mu giporoso. murarwana Nahise mufata gutya mu ijosi. yego Ndabwira ati mereza simukade yanjye. Arambwira ngo umugabo we wayimuhaye. yego Ahita anyereka n'agatabo ka banki ngo dore ngo n'agatabo ka banki ndagafite ngo dore n'amafaranga ngayo. yego Birancanga neza mbura ikintu nkora. Nuko urangije abantu nibo baje nyine baradukiza. Nuko aragenda. Noneho wa wundi nawe nkamuhamagara nkashakisha uburyo muhamagara wa muntuza wiwe. wa mugabo we yego Ubwo ngubwo namara yakubwiraga ko ari umusore adafite umugore. Nundi yari umusore nta mugore yari afite. uwo mugore se Umugore yamushatse nyuma amaze kunyibagiye. amaze kukuya amafaranga yawe. yego Iyo yamushatse nyuma. yego Nuko noneho nkamubwira ati ese noneho icyo gihe telefone iyo narinzi nkamuhamagara akanyitaba. yego Ntunga se uherereye he? Namubwira ngo agahita nkupa. Bigenda gutyo nyine amafaranga nyine aragenda arayarya. Nuko birarangira ndiyakira. wari uzi ko ushumbushijwe undi mugabo nyuma yuko uwawe apfuye Cyane. Nuko byakubera igikomere kingana gute? byarandemereye cyane. Neza hamwe naje uzi kuba wari ufite iwawe neza ukabura Nyagasani. Sinari nzi kuvuga ngo ndajya gushakisha amafaranga ariko yashakisha he. Sinari ubuzima bwo hanze ngo nje gushakisha amafaranga. Umva umugabo yari urumva umugabo niwe yaguhaga cyo byose. Umugabo yampaga byose n'umushahara niwe ugiye wajyaga kuhembwa. Nta mafaranga afataga mu ntoki. Kuko yari yaranshyize mu gatabo agenda nkatanga ka gatabo bakareba kuri ntuza. Bigenda gutyo ugafata umushahara we. Nkafata umushahara kambwa atayo nayawe. Ariko yanjye ku ruhande ntukajye uyansaba. Ibyo nibyo uzajya ukemura ibibazo byo mu rugo. Nuko birangije amafaranga ubwo bayajyana gutyo ndatangira neza nkajya umusazi birandenga neza. Ntabwo wicujije kutumva rya jambo umugabo akubwiye ati nyamara nabyibutse nyine avuga nti nuko umuntu apfa ntanagaruke. Ubwo nyine bisa kuba nabi noneho ikintu nza kugerageza ibintu byo kuvuga ngo ngiye kwiyahura n'umwana tujyane. Hakaba hari umugezi nari nzi bitaga Rukarara. Ujye yumva? Ndayumva. Rukarara ni umugezi uba hariya za Gikongoro. Ni umugezi umeze gute se? Ntabwo nawugereranya. Warawubonye? Ntabwo ndawumva gusa. Ni umugezi uteye ubwo nta nubwo ari umugezi. Ni uruzi ushobora kuba wicaye aha ngaha ku giporoso ukumva ruri gusuma. Rusuma. Icyo gihe nafashe umwanzuro navuga ati nandi mahitamo mfata umwana ndamuheka ndatega turagenda ngeze kuri urwo ruzi. Ubwo navuga ngo ngiye kumuheka twita twinagamo. Ndeba ukuntu rusuma rwaragiraga ukabona sinzi ukuntu rwaje rumeze. Ahantu bapfupfunukaga hari ahantu rwavaga bahitaga Rubyiro. Ni ahantu rwavaga ahantu ayo mazi y'umukara rukaza rugasandara rukikubita iyo ngiyo. Ubu bahageze amashanyarazi bakozemo amashanyarazi. Ndeba ukuntu ruri kugira ndeba ukuntu rusuma ndavuga ahantu ko kungiye kuri nagamo n'umwana wanjye. Byaranyobeye birangije nahavuye ntiyahuye. Ugira ubwoba? Ngira ubwoba. Wari uvuye i Muhanga? Wari uvuye i Kigali? I Kigali ugiye kwiyahurira cyane i Nyamagabe. Kuko ni rwo ruzi narunyuragaho kera ndi umwana. Yego urabuti mva. Yego ahantu ujya wumva ngo Ruganzu yanyuze n'imbwa ziwe naho ngaho. Uravuga uti y'abantu. Yego none se birumva ko byagusigiye igikomere. Ndashaka kumenya uwo musirikare uwo muvuga ubutumwa witaga umuhanuzi urumva yarakuviziriye wa mugani mu mvugo yumvikana y'ubu ngubu. Urumva yitaga umuhanuzi. Urumva umuhanuzi byanze bikunze
inzira acamo arasenga ntabwo apfa kwinjira umuntu gutyo gusa ubonye kwinjiriye wenda akaza ngo mubane nyuma y'uko umugabo wapfuye ntabwo wagize amakenga uvute se uyu ni umuhanuzi koko cyangwa nta nubwo erega yaje byo kuvuga ngo turabana mu nzu yarazaga waje kunsura nk'umuntu ngo ni inshuti ngo ibiki ngo ari kundambagiza ibintu nk'ibyo ndetse ukurambagiza arari wawe ukurambagiza arari wawe nuko nyine byagenze nyine yazaga akarara ntataye yego yego ukabona yitwara se nk'umukozi w'Imana reka ubwo nyuma naje nyine ubwo urumva nyuma naje kumenya ko atari umukozi w'Imana afite ikintu nyine ashaka ariko urumva nabimenye ko abitwaye ariko yamaze kubitwara mbere se ntabwo urumva wasize amafaranga n'ubundi nawe ari mu nzu sibyo ni iki cyari cyatumye umwizera bigeze aho ngaho ayo mafaranga nasize numva ko atari buyabone numva ko atari bujye munsi y'uburiri ngo ajye kwegura ajye kurebamo amafaranga yego byihorere wari umutesi shaho wari umutesi wari ukitetera ntabwo wari uzi isi ntabwo rwose nari nyizi yego none se waje amafaranga agutwaye nangahe ari miliyoni 3 miliyoni 3 icyo gihe yari menshi kangahe baze muri icyo gihe yego ngeri menshi ugurisha Kimironko gura Muhanga iyo ubonye Kimironko ahantu hari inzu yanyu iyo acyumva bimeze bite uyu munsi hari kaburimbo habaye heza n'umuntu twahaguze nawe yarahagurishije bamuha n'amafaranga menshi cyane yego ajya kugura ahantu ngo bita iyo ngiyo za Muyumbo za Muyumbo niho agiye kugura bamuha amafaranga menshi cyane nyuma waje gukomeza kubaho gute ubwo naje kwinjira ahantu mu rusengero ubwo nkajya amakorero nkura ku rusengero mbese bakampemba hano i Kigali Kabuga bakampemba nyine nkakora no nkabasha kwishyura inzu wenda nandi asigaye ukakoresha ibikenewe ukitunga uyu munsi ubayeho gute ibikomere warabyakiriye ntabwo nabyakiriye kuko na n'ubu birangira nkumva mbese ni nk'ikintu ni nk'umuntu wagukubita ikintu sinzi ukumva ko buri munsi mbese gihora kuri wowe yego urumva wowe n'ibyo bya jenoside uhura n'umugabo wawe washatse agahita yigendera bigutunguye agushatse ukiri umwana ukiga segondere n'ibintu birwanira muri we bikaba bingana gute Kanye urumva nyine ni ibintu bigoye kubyakira nyine biba bigoye ariko nyine nta kundi ubu turi kuganira se ufata icyemezo cyo guhotereka njye ku nkuru yanjye wifuzaga iki urumva biriya by'inkuru yanjye yenda uko bivuga ubwo wenda ugenda ubohoka uranabohoka byo yego utandukana nabyo yego ugenda ubohoka atari kuvuga ngo urubyihererana yego uyu munsi ukora iki uyu munsi waje kubona igishoro cyo gukomeza ubuzima nanjye sinzi ukuntu Imana ibikora kuko uburyo mbayeho ntago nabivugira kuri kamera reka ako biragoye biroroshye ubuzima buba bugoye nta buzima buba bukomeye burya yego ubuzima buba bugoye n'ubuzima bugoye wongeye gushaka undi mugabo ko wapfakaye ukiri muto nawe nigeze nshaka kubera iki nirerera uwo mwana wanjye nyakwigendera yansigiye afite imyaka ingahe afite yujuje 17 ni mukuru umuhungu ni umuhungu iyo umurebye wibuka iki urumva iyo murebye babona n'umuvandimwe mfite
ubona ari kandi umuvandimwe. ntumve babandi nakubwiye ntawe mvugana nawe nta n'uwo nshobora kuvuga ngo iki ngo nagiwe ngo tukaganira nk'abantu tuvukana mbese nahise mba igicibwa. kubera iki? Ntabwo mbizi. ubwo ntabwo waba uritwaye nabi? oya niba nawe warababajwe n'ibyo bintu byagenze ntabwo mbizi yewe kuko ntawe mvugana nawe ntawe uko nabakubwiye nta n'umwe tugirana relation no. ngo ntabwo igora mu mutima wawe? Nabyo birangora ahubwo nkasaba Imana ngo nacyo ni igikomere cyo kuvuga ngo abantu muvukane ntimwunge ubumwe. Yego. Nabo n'abantu bakundana bavukana nibura muvurana ibikomere. Ndavuga ati mwebwe mwagira ubuntu n'ubuntu bukomeye cyane. Nko guhindura umurwa. No kuri pe. Burya iyo wagize impanuka ufite abantu basigaranye. Niba kibagira abavandimwe mujye mubyitaho. So mujye muvuga muti icyo umuvandimwe cyose yakora, ikosa ryose umuvandimwe yakora. Nibyo hari ibigora kubabarira ariko umuvandimwe aba ari umuvandimwe. Uba ugomba kumubaho. Uriho ku bwawe unariho kubw'umuvandimwe. Tujye tubyibuka, sibyo? Nshuti bavandimwe, babyeyi, mudukurikira umunsi ku munsi. Uyu muvandimwe Kamire plutôt, Kamire Francine, birashoboka ko yari kwisanga mu bundi buryo ari kurumva uyu munsi yirerera umwana we yari kurenzaho n'abandi. Ako cyo ni ikimenyetso kindi cyiza. Simvuze ko kubyara ari ikibazo ariko hari ubwo bishobora kuba ikimenyetso kitari cyiza. Mureke Kamire tumubeho, tumurwanirire, agire umuvandimwe, agire umubyeyi wumva afite inshingano zo kuvura abantu ibikomere bitewe n'uko nawe yagiriwe neza, bitewe n'uko nawe yifuza kugirirwa neza. Tugire neza, ineza tuzayisanga imbere. Wifuza ko ubumbabumba uyu mushiki wacu umurundarunde mu bikomere bye, umurundarunde abone ubuzima, ko twabonye benshi mwagiye muhindurira ubuzima, twabonye benshi mwagiye muha ibyishimo batari babifite, nawe tubimukorere, sibyo? Murakoze kwa natwe mu kiganiro cyacu inkuru yanjye. Kamire mumubeho. Kamivuga niba telefone yawe 07 67 30 9. Ariko nanone hari indi inkoresha ya Tigo. Ntabwo nize mu mutwe ntihagije. Yego ya MTN irahagije. Yego iba kuri WhatsApp, iba muri mobile money, birabaye. Byose bivamo. Yego ongera ivuge. Nongera nyisubiremo. Yego 07 67 30 9.